Reka nongere ngo ikaze mukunzi wa Davis Entertainment, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagatse n'amakuru yacu n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri uko bukeye n'uko bwije, tugira ngo tumenye uko bihagaze muri iyi si y'imyidagaduro. Amakuru yacu rero reka tuyahere kuri inkuru ya Platini P. Platini P rero yakomoje ku bintu atahuzaga na TMC byagejeje no ku gusenyuka kwa Dream Boyz. Uyu nemeye Platini rero wamenyekanye nka Platini P yavuye imuzi amavuna amavuko ya Dream Boyz, anagaruka kwerezo ryayo ryamuteye n'igikomere. Mu kiganiro Baba Experience, Platini P aganira na Philipita yavuze ko yahuye bwa mbere na TMC bakiri bato ubwo biteguraga kujya kwiga mu ndatwa n'inkesha. Aha niho rero ngo yahereye ahishura ko izina Dream Boyz barihawe na Mike Karangwa na Arisud. TMC rero akarishyigikira, ariko we yari yahisemo The Melodies, ariko nanone ngo kuko hari hagezweho ibintu bya Boyz yumva birajyanye cyane. Avuga rero ko guhura na TMC, Platini P yagize ati nigishijwe na mukuru we mu mashuri abanza, yaranzi yumva amakuru ko natsinze nzajya kwiga muri groupe officiel, baza kundeba. Nyuma twaje guhura rero arambwira ngo nasoza kwiga mu mwaka wa gatandatu azahita atangira umuziki. Uyu mugabo rero avuga ko mu bintu byamushenguye umutima kuri ritsinda ngari uko igihe cyageze bagatandukana, mu gihe we ngatabonaga atari muri ritsinda. Ati rero gutandukana kwacu ndabizi ko buri kimwe kigira iherezo, ariko birababaza kuba iyo Dream Boyz itakibasha gukomeza. Dream Boyz rero itsinda ryatanze ibyishimo mu bihe byaryo, mu bihe rero atajya yibagirwa, kandi bigaragaza ko bari abantu bakora kandi bagera nyine ku cyo biyemeje. Yavuze kuri Primus Guma Guma Superstar anifuza ko yazagaruka. Ati turi mu bantu bitabiriye irushanwa rya Primus Guma Guma inshuro nyinshi, dukora ku mwamba tuyitwara ku nshuro ya 7. Nyuma y'imyaka 6 yose ageze ku ruhande rero rw'ibintu atajya ahuza na TMC, yavuze ko bitari byinshi. Ati nkunda Cristiano Ronaldo, undagakunda Lionel Messi, ngicyo cyo ntabwo twari kuzigera tugihurizaho na n'ubu. Uyu muhanzi rero uri mu bakunzwe cyane mu muziki nyarwanda yavuze ko bambara nyine bitandukanye, guhuriza ku mwenda ati ni ikintu cyabagoraga. Yavuze ko rero izina ngo Baba rifite isoko kuri Davidenko kubera yarikoresheje kenshi barimo nyine bakora Veronica. Amusaba ko rero yakwegera uruvugiro bagafata amajwi. Yavuze ko muri 2020 aribwo yamenye ko urugendo rwabo rwageze ku musozo. Ati muri Gashyantare 2022 nibwo namenye ko byarangiye. Inshuti yanjye yambwiye ko byarangiye ifite gahunda yo kujya kwiga. Dream Boyz rero gutandukana kwayo Platini P yagaragaje ahanini ko byavuye ku kuba TMC yarafashe umwanzuro wo kujya kwiga hanze. Platini P we rero uzakorera igitaramo muri Kigali ku itariki ya 30 Werurwe 2024 akaba amaze gutangaza nari ngabo mu bazamufasha. Yatangaje ko rero azakomeza kugenda atangaza abahanzi basigaye buri cyumweru, gusa benshi nabo mu Rwanda bazamufasha, ariko harimo n'abahanze. Iki gitaramo rero ngo gisobanura urugendo rw'umuziki Platini P yanyuzemo mu muziki, yaba muri Dream Boyz anongera kwiyubaka nk'umuhanzi ku giti cye. Kwinjira rero bizaba ari amafaranga 5,000 ahasanzwe n'ibihumbi 10 mu myanya y'icyubahiro n'ibihumbi 200 ku meza y'abanyacyubahiro. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko Bruce Melody ngo yababajwe n'ibyo The Ben yamuvuzeho. Uyu muhanzi yitaye wacu Bruce uzwi cyane nka Bruce Melody mu muziki ari kurya nyuma ya bimwe mugenzi we The Ben aherutse gutangaza biganisha kuri we.
ni inkuru rero ikomeje kuvugisha benshi, ndetse aba bahanzi uko ari babiri usanga aribo bagaruka cyane mu bitangazamakuru bitandukanye by'imyidagaduro byo mu Rwanda. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 9 rero Werurwe 2024 nibwo The Ben yerekeje mu karere ka Ruhango aherekejwe n'ikipe ye mu gufasha abana batishoboye biga ku kigo Bright Future Academy giherereye mu murenge wa Byimana. Icyo gihe rero basoje igikorwa cyo gufasha, nibwo The Ben yafashe akanya aganira n'itangazamakuru, ariko ibibazo byinshi yabajijwe byari byerekeye kuri mugenzi we Bruce Melody. Bahoraga bavuga ko Bruce Melody amuvuga cyane ngo ariko we atajya amuvugaho cyangwa se ngo anamusubize. Muri ibyo bibazo rero birimo icyo yabajijwe kijyanye n'ibyo Bruce Melody yigeze gutangaza, avuga ko rwose The Ben yigeze kumuhamagara muri studio ngo bakorane indirimbo, nyamara yageraho agasanga ari kwikinira PlayStation na Zuza Rupacino, ntiyirirwe amwitaho. Mu gusubiza rero The Ben yavuze ko mu by'ukuri ngakunda kwikinira PlayStation kandi n'abantu bose bakaba babizi, ngo bityo icyo gihe Melody ngashobora kuba yarasanze hari umukino cyangwa se shampiyona batangiye, ngo kandi bagombaga kubanza kuyirangiza mbere yo kujya gukora ibyo yari yahamagariye Bruce Melody. Ibyo bintu rero ngo byaragiye bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga kugeza naho bamwe batangiye gukoramo amafoto n'amashusho asekeje cyane agaragaza Bruce Melody ategereje umwanya munini cyane The Ben ngo abanze asoze kwikinira PlayStation. Abandi rero baheraga aho ngaho bavuga ko icyo gihe Bruce Melody ari ku rwego ruciriritse ku buryo The Ben yamurutishije umukino wa PlayStation. Uwaganiriyeho n'itangazamakuru ariko utarashatse ko amazina ye ajya hanze yavuze ko aka kantu yashyizemo ko kuvuga ko hari umukino bari batangiye batari buhaguruke badasoje kababaje cyane Bruce Melody, ngo kuko katumye abantu bamuhindura urwenya. Yagize ati rero kariya kantu The Ben yashyizemo avuga ko umukino yari yatangiye atari guhaguruka atarawusoza kateje Bruce Melody akantu ko kurakara. Wabonye ko rero abantu bahise batangira gukoramo n'amafoto n'amashusho bisekeje, byanagaragaje ko rero Bruce Melody ari munsi y'umukino wa PlayStation imbere ya The Ben. Kari akantu rero ngo kababaje ukuntu Bruce Melody akimara kubona ibyahise bikurikiraho ku mbuga nkoranyambaga agahindurwa urwenya. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko icyamamarekazi Shakira w'imyaka 47 yatangaje ko nubwo ari kugenda asaza ntacyo mubwiye ngo kuko ngakiyumva nk'inkumi y'imyaka 20, ndetse anatangaza ikimufasha guhorana itoto. Shakira rero ari mu bahanzi bamaze igihe mu muziki banakuze, dore ko ari gusatira imyaka igera kuri 50, ariko kandi mu bahanzikazi bakunze kugarukwaho cyane bitewe n'uburyo agifite itoto ku myaka ye. Kuri ubu yabigarutseho avuga ko nk'uko abantu nyine bamubona nk'inkumi nawe ariko yiyumva. Ibi rero ngo yabigarutseho mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye by'imideri Platini cyanasohoye nyine amafoto ye mashya agaruka rero ku kuba akuze kandi agafatwa nkaho akiri muto. Uyu Shakira rero yagize ati nibyo koko nanjye niyumva nk'inkumi kuko abantu benshi bakunze kubivuga. Uyu Shakira w'imyaka 47 rero yavuze ko yiyumva nkaho ari inkumi y'imyaka 20. Yakomeje agira ati rero mu byumviro byanjye niyumva nkaho ndi umukobwa w'imyaka 20 kandi ni nako nitwara. Ati bimfasha gukora neza rero kuko nkomeje gutekereza ko mfite imyaka 47 hari ibyo ntakora. Kuba rero nkibasha gukora ibyo nkora kuri ubu nuko mu mutwe wanjye nakomeje kwishyiramo ko nkiri muto, imyaka mfite sinyitayeho. Yavuze ko rero atagita ku myaka afite ngo kuko abona akimeze nkuko yari ameze akiri inkumi. Uyu muhanzikazi rero w'abana 2 yabyaranye na Gerard Pique baherutse gutandukana. Yongeye hati erega n'ubundi imbaraga mfite n'imyitwarire yanjye ntabwo ijyanye n'imyaka mfite. Iyo nsubije amaso inyuma nkiri inkumi mbona nta cyahindutse kuko nkitwara nkuko nitwaraga kiriya gihe nkiri mu myaka
2020 Shakira rero yavuze ko ukwita ku mirire ye no gukora siporo biri mu bituma akomeza guhorana itoto. Abajijwe rero kwibanga akoresha ngo akomeze ase neza nyine yasubije ko atari ibanga ryihariye ngo kuko ngakora nk'iby'abandi bose biyitaho bakora. Imirire yanjye niyo nitaho cyane na siporo ariko no kubyina cyane bituma nkomeza kugira imbaraga. Reka ngushimira abanye natwe mu makuru yacu y'uyu munsi, nkwibutsa ko iyi iracyari Davis Entertainment rwo bwa mbere dusuye. Ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buri